mubwira ibiruhije umutima wawe n'ibyagukamuyemo kwizera, ngera ubimubwire, mubwire ngo ubabajwe n'iki n'iki. Papa uri inshuti nziza. Birababaza iyo umuntu afite ibintu bikojeje isoni runaka biri ku buzima bwe. Birababaza mwami, hari ibibazo byabaye nka etiketi, byabaye nk'izina twitirirwa. Umuntu amubona aturuka kure ntagatandukanywa n'icyo kibazo. Mu miryango barabizi, mu nshuti barabizi, mu bakorana barabizi. Tuje kubigutura na by'uyu mugoroba, tuje kugutura isoni zose n'ikimwaro cyadukoze. Nkuzaniye isoni zadukoze, nkuzaniye ikimwaro cyadukoze. Ndabikuzaniye, nkuzaniye amarira abahungu bawe n'abakobwa bawe barize. Ndabikuzaniye, barizwa n'ikimwaro, barizwa n'isoni, barizwa no gutinda gutabarwa. Turabikuzaniye. Ibibaza ngo Imana yaciriye, tuje kubisiga ku birenge byawe uyu mugoroba, kuko tuzi kuri Imana yumva. Hajya habaye igihe cyo kuguranirwa. Igihe kimwe Yosefu waramuguraniye, inzozi zihinduka impamo. Ngo bene wabo bageze muri Egiputa, basanze ari umugabo ufite icyubahiro cyinshi cyinshi, baramuyoberwa. Ntibamenye ko ari ka gasore k'iwabo kajyaga karota inzozi zisa nk'izidafite gahunda. Bagiye kubwira se, baravuga ngo twasanze umugabo w'icyubahiro cyinshi muri Egiputa, wategeka Egiputa cyose. Uri Imana ijya igurana, guranira uyu muhungu n'uyu mukobwa, mwinjize mu bihe byo kuguranirwa. Uri Imana yaguraniye Sara, aravuga ngo basabye imva bose bazasekana nanjye. Ko ninde warabwiye Aburahamu ko nzamubyarira umwana w'umuhungu, maze gusaza mu busaza no mu bukecuru bwanjye. Igihe kimwe wasekeje abatambyi, ababyeyi ba Yohana Umubatiza batakibitegereje. Uri Imana ijya inyuranye ibihe, ntabwo mfite isoni zo kukuvuga kuri Imana inyuranye ibihe. Wanyuranye ibihe ku buzima bw'uyu muhungu n'umukobwa, wamuremera amashimwe n'ubuhamya. Wakura isoni ikimwaro ku buzima bwe. Urabishoboye kandi urabishaka. Bataragera i Kanani, ntabwo bishwe n'inzara mu butayu, wabahaye amana, wabakuye amazi mu gitare. Hari abana bawe bafite aho bagana kubw'imihamagaro iri ku buzima bwabo, kubw'ibyo wifuza kuzakorana nabo, uko niko ukora. Ariko ubahe impano y'ibyo kurya, impano yo gukundwa, impano yo kumva ijwi ryawe, impano yo kubwirwa ko batasaze, ko batataye umurongo. Hari igihe ujya uvuga hagati mu butayu, uradaheruka ijwi ryawe, wavuga bikatubera inkomezi. Hagati umuntu atareba imbere n'inyuma, mwumvishe ijwi ryawe, amenye ko atasaze, amenye ko atari ibyo yibwiye, amenye ko atari ibyo yihimbiye.